abantu ngo niba ko kuvuga kuri umukozi w'Imana ukavuga kuri intumwa ya Kristo inaha shira ku munzani ibyo uvuga umunsi ku munsi Yesu aramutse ari uhibereye koko ibyo uvuga nawe nibyo yavuga ayo magambo uvuze iyo disikuru utanze izo muguro utanze uwo murongo wafashe izo nama nizo muguro watanze uko kuntu wahagaze muri iyo nama na Yesu hari niko yahagarara nawe yakora nk'ibyo wakoze nawe yavuga nk'ibyo wavuze nawe yadefanda umurimo we nk'uko wawudefanze ni yego cyangwa oya niba rero ari hoya subira ku isoko niba ari yego urahirwa ariko niba ari hoya nusubire ku isoko mwitegure nawe ntabwo ari umunyantege nke muzibonanira cyane nge ndashoje urakoze bikambwira ngo icyo umuntu abiba mu Bagalatiya icyo azasarura rero mwitondere kubiba byo umuntu wese ari kubiba abyitondere uwo mwambaro wambara urebe icyo uri kubiba niba uri kubiba ubugome itegure gusarura niba uri kubiba ubusambanyi itegure gusarura niba uri kubiba gucira ibico abandi nuko wari ba Yeremiya wowe ukaburi Hananiya itegure gusarura niba uri kubiba gusiga abandi cyashu bizi neza ko nta kibazo bafite kubw'inyungu zawe bwite itegure gusarura imbere niba uri kubiba gukundisha abantu isi gusa sinkubwiye ngo ntubabwire ko isi ari nziza kuko nibyo dukora niturya kubera isi abana biga kubera isi twambara kubera ibyinaha ntabwo mubwiye ngo ntuzigisha abantu gukora naye ndabibigisha sinjya nemeranya n'umukristo udakora ariko niba ukundisha abantu isi ntubabwire ko ijuru ririho kandi witwa umukozi w'Imana umukozi w'Imana bisobanuye ngo c'est un ambassadeur ambassadeur w'ijuru mu bintu bya mbere ambassadeur aba agomba gukora ni ukuvuga neza igihugu cye kuko inyungu zimuhagaritse muri icyo gihugu ni igihugu ahagarariye niba rero muri abakozi b'Imana muhagarariye igihugu cy'ijuru nimuvuge neza igihugu cy'ijuru n'inyungu zacu haleluya kandi nimuzivuga muzivuge muzeruye mutazica ku ruhande kuko umuririmbyi yaravuze ngo igihe cy'isarura nigishira abakozi bose bazahembwa bazataha igihe cy'isarura gishize abakozi bazataha umwami wabo azabakira ababwire ngo mwakoze neza hari n'abazakira ababwire ngo mwakoze nabi ukabona abantu barakwirukaho ukiruka basiga cyangwa ukabona urasimbuka nk'igipangu ukabona uguruse mu kirere abagushakaga ntibagufasha kandi wowe uryamye ku buriri wibwira ko uwo muntu w'imbere ubona ibyo bintu akarara arwana yiruka wibwira ko atariwe kandi uwo muntu w'imbere n'umukire aramusanga n'uwiza aramusanga nta muntu n'umwe utamufite ahubwo iherezo uzamuha niryo azajyamo uwo muntu w'imbere urara yiruka hari n'igihe araririmba wowe utari kuririmba usinziriye uri gufurura uri kugona akaririmba biravuze ngo uwo muntu arahari niba hari rero wivuga ngo ntabwo amaherezo ahari amaherezo y'ino hazarangira dufatanye gikenewe yarakeneye imbaraga zo kuvuga ngo mu isoko muramumaro nibuze kugura ukuri kuko nyuma y'ukuri mu Kristo Pashuri yakira umuhamagaro yavugaga ko agiye kuba umugaragu wa Mwuka Wera none ariko Pashuri ubu tuvugana umuhamagaro ahagaze yabaye umugaragu w'ikindi kuko arwanya Umwuka Wera Pashuri arwanya umwuka yabaye Zebeli ariko yari yarahamagawe yemera ko ari umunyamwuka ndetse n'umugati arya awurya avuga kandi impamvu yagombaga kugaragara ko ari umunyamwuka buriya Yezebeli yarabanje ababwira bati ibyo Imana koko musenga niyo ariko ngewe dore Imana nsenga iragaragara yaberetse Bayali abereka Ashera cyane kandi arababwira ngo kugira ngo mumenye yuko Imana zanjye zikora mwebweho hari igihe mwamaze imyaka 3 irenga muzenguruka ikadeshi Baroneya buryo wahinze aba yarasaruye muyikabakaba ndimuyibona Imana yanyu idatanga imvura yahisemo kubatungisha amana ariko ngo ako kantu akora ku mutima w'Imana Eliya aravuga ati ntabwo byemeye iyaba bahwezeshaga amaso yabo bakamenya iyonjya ibi ngibi bakamenya ko ntari kubyitaho iyaba abakozi b'Imana
twahwezeshaga amaso y'umwuka tukamenya ko Yesu yadutumye kugira ngo turirire umukumbi uri kurimbuka, intama ziri gutatana, Satani ari gutatanya intama, abantu tukamenya ko amasega yaje kandi yihinduye intama, tukamenya ko ibirura byatwinjiranye, ngo twarira, ngo Stefano ngo yarariraga akavuga ati data we ntubabare w'urubanza, ahubwo ubakize uweze amaso yabo, bagire irindi jisho, bagire irindi yerekwa, barebe ibi ngibi, kubera ko iyo aba bahishurirwaga ibyo ndi kwiyumvamo n'ibyo ndi aramuririmba inkunda ngo nishimiye ko menye neza Yesu ko ari umukiza wanjye, niwe wacunguje amaraso, ndihananizera arankiza, yambwiye ko ndi umunyabyaha, ndihananizera arankiza, ibyo ndirimba nibyo mvuga, shima umukiza udasiba. Ubwiza abantu kuri uravuze ngo ubu tuvugana ikibazo gihari ni umwuka wa Ananiya na Yeremiya n'umwuka wa Yeremiya. Ananiya uri kuvuga ibintu bimeze nko gutwikira no gusigiriza, kugira ngo sosiyete ibwami twivugire n'abaturage, sosiyete ubwo tuba tuvuzeho tuvuze in general, tuba twagorobye, cyo bita globalization, nkunda kujya mu itonedo. Ananiya nyine ari kuvugira ibwami, ariko kandi arabwira sosiyete, arabwira rubanda. Yeremiya nawe ari kuvugira Imana, kandi nawe arabwira rubanda, rubanda bakeneye kumva ikintu Imana ivuga. Yeremiya ahantu yaranahababariye, niyo mpamvu nakubwiye ni uvuze ibintu bikomeye. Ibyo bintu Yeremiya yabikoreyemo ibintu bitatu. Icya mbere yabanje guhugurwa n'umutambyi witwa Pashuri, aramubwira ati sha Yeremiya, ibintu wigize byo guhanura ibintu bikakaye, abantu bumva bakatitira amapantaro, bati zirinde tujyana gute, nawe zabanze kujyana ibyo bintu bigabanye. Ati niba ushaka kujyayo wowe uzajye i Babuloni utwohereza. Yeremiya arahugurika, ariko ngo yagiraga umuco wo gusenga, wo kubaza Imana, ngo ageze ahantu asengera. Utuntu tubiri sinshaka ko tugaruka kuri icyo kintu, niho hakomeye. Ngo hageze ngo abwira Imana ati Uwiteka, birashoboka ko naba narabyitwayemo nabi, n'imuguro ya Pashuri nayumvishe, ariko nanjye ndagusaba, ngiye kukwisabira icyifuzo, icyampa mu maso yanjye umutwe wanjye ubwawo ukaba iriba ry'amazi, amaso yanjye ukayagira isoko y'amarira, nkabasha kuririra umurimo w'Imana n'abarimbuka. Ayiwe, Imana iravuga ati noneho rero nari narabuze umufatanyabikorwa, uwaririra abarimbuka, uwaririra abantu bari gukora ibyaha by'ubutinganyi, uwaririra abantu bari hariya bari kwambara ubusa bakaburana, uwaburana abantu bari kandi bakumva kandi uza abantu bataye umuco nyarwanda, tureke n'uwa gikirisi bawutaye, kandi bakavuga ngo ni right zabo. Oya ni na viziyo babyitaga muri viziyo, turaba jene wati, turaba, ariko hirya yuko biyita bibuke ko ari abakristo, ari ab'Imana. Iyo ifunze umwuka duhumeka ibintu birarangira. Iyo rero umuntu atangiye kumva ko hari icyo ari cyo, burya Imana biri kuvuga ngo oya, kuko Imana iki turindirije imirimo myiza muri Kristo Yesu. Cyaturemeye. Imbere aho nakagombye niba ko kwitara ritarazima, nakagombye kuba narabonye kakano bavuze
nakagombye kuba narabonye nk'isengero zasigaye zifunguye ukumva zapanze amasengesho adasanzwe yo kugira ngo Imana ikudoke igitutsi kive ku madini n'amatorero bababajwe n'urwego turiho saraho wasomye ijambo babone mbona ko tumeze nabi ntabwo byababaje abantu ahubwo byarabanejeje bamwe byarabanejeje boroseye hari aho boroseye babyuka ntabwo naguhisha amarangamutima yanjye cyangwa ibyiyumviro byanjye uko niyumva njyewe nkubwije ukuri njya mvuga ukuri nzazira nahagararaho we byarakunejeje nk'umukristo ujya mu ijuru ndaje nkavugeho yego kubera ko n'izi mfungo by'insengero byenda twagiye tubihanura byari byaravuzwe n'abagiye tubihanura ahubwo buriya ikintu tugomba kwitega mu minsi izaza ni uko nkaba ngiye gucanga dosiye ndagenda reka ne gucanga abantu bagiye bagira umwifato mubi no kwesikoroka abantu n'inyigisho z'ubuyobe ibintu nk'ibyo ariko ntiwibagirwe mugisha ko hari abantu bandi babigendeyemo kuko ntabwo abantu bose bahagaze ari abayisikoro icya kabiri hari abakristo bumvaga ubutumwa bwiza bagatungwa n'iryo jambo ry'uwo munsi bumvishe ubu bamaze umwaka bari aho ntituzi aho bari ushobora kuba barasubiye mu nzoga abandi bagasubira mu kurwana ubu mfite ubwoba ko nyuma y'uyu munsi dushobora kuzakira ibindi bintu bitandukanye biri kuva mu gihe tumaze kingana gutya insengero zifunze hari abantu bashobora kuzagera iyindi myitwarire idasanzwe mibi igira ingaruka muri sosiyete deja benshi barayigize harimo n'abari abakozi b'Imana babonaga imbere ubu ngubu uyu munsi wa none iyo ubarebye kugira ngo ntibigeze banakizwaho itara ryazimye rite rero nicyo nashakaga kuko uko ryazimye ubundi iki gihe cyari gikwiye gufata abakozi b'Imana bose ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze dore umukiza araje nimwibuke Eliya munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara Dawidi wari umushumba imuhindura umwami muri bene se bose imuha icyubahiro iyo ni Imana niyo n'imbaraga dore iyo ni ubasha kandi ije gutabara iyo ni Imana niyo n'imbaraga dore iyo ni ubasha kandi ije gutabara nawe araza kumwe ikaze kuri Mos TV kugira ngo bigende neza turanabakiriye rero kuri Mos TV no ku Musaruzi TV nk'uko isubivuga ariko ndagira ngo tubanze twakire ngo n'umushyitsi musangwa byose n'ibimwe ngo n'umushyitsi musangwa ni kumwisha kera baravuga ngo nta mwazuru nta munwa byose birunganirana ni urugingo rumwe Pawulo yandikiye abanyekorino aravuga ngo nk'uko icyubakwa aba ari kimwe ariko ingingo zikaba zitandukanye ngo natwe niko turi bamwe bubakwa mu maso abandi bubaka ku mazuru abandi bubaka ku matwi umurimo ni uwa Kristo rero umubiri ni uwa Kristo ni njye nawe ndetse n'abandi bose ashobora kuba yubaka kuri Mos TV nanjye ngubaka ku Musaruzi noneho iyo duhuje rero imbaraga noneho bigira impact ku bantu badukurikiranye twese turi abanyabugingo turabashe mfashe rero umwegereye umunyakirire ubundi ndadamwubaha by the way ni inshuti yanjye ni umuvandimwe ni n'umushumba turakwakiriye mushumba murakoze uramahoro se iyi mikoro ndanavuga cyane dushatse twanavuga buhoro n'ubu bari kutwumva cyane umeze neza meze neza ngo tugwaye ikaze ku Musaruzi nawe tuwaye ikaze kuri Mose si ubwa mbere si n'ubwa nyuma twe kwatinda Imana igumugisha abantu bo kuri Mos TV bo bamenyereye ko yadutumira Adrien kandi abagwa neza cyane rwose twarabanye cyane bamaze kumukurikirana inshuro zirenga imwe kandi bakagubwa neza ahubwo ku Musaruzi ni ubwa mbere ngewe mpageze si ubwa nyuma rero bene data bo ku Musaruzi ndabasuhuje ijambo rya mbere ndabifuriza kwaguka no kurinda ikibitsanyo
kibitsanyo kibarimo ni iby'agakiza, ni iby'umwuka, ni ibyo kumenya Kristo. Nuko mu isi turi abashyitsi n'abimukira, amaherezo tuzatabarwa, dutabaruke tuve mu isi, ariko tukirimo nabwo dufite inshingano zo kuyikoramo icyo dukwiye gukora. Hari umuntu ujya avuga ngo ngiye gukora icyo naremewe. Uwo muntu rero ndamukunda kuko aravuga ngo icyo naremewe, kandi koko nyine kiba gihari. Rero ndabashuje abatanzi, nitwa Revera Pasteur Moise Sindayigaya, ni umukozi w'Imana ushima Kristo. Iyo ni kabakabyimba numva ubugingo muri njye buri kivuga ngo buracyari buzima. Ntabwo ndagera aho Satani adatera imijugujugu, ariko ndarwana kugira ngo singire icyo Kristo yafatiye. Rero Yesu aduhana umugisha, mugubwe neza, muba amahoro, Uwiteka bubake kandi abarinde, mubagubwa nabi no mubo Satani yiyongeza muri iyi minsi. Wowe unyumvishe nkwirukanyeho uwo mwuka mu izina rya Yesu. Amen. Imana bamugisha rero ndumva ari ibyo. ngira ngo rero nabo barakwakiriye kuko tuzi kwivuga cyane. Turi abana b'Imana, turi abana b'Isumba byose, ngo turi abana b'umutegetsi utegeka abatware, ngo papa niwe utwara abatware. Ariko abapantekote bagiraga ibintu biryoshye. Mwese byagenze gute ko kuvuze ngo bagiraga barabigiraga nyine ubuze. Hari n'igihe dusanga byara ubu byabaye gatoga, hari amazu hamwe n'amatongo, ariko ntibikwiye ko hadakiri n'amazu masi. N'ikindi twavuga, hari amagambo nk'atatu ariko ndavugaho rimwe gusa. Hari ijambo rivuga ngo Eli igihe yabaga ishiro ari umutambyi mukuru, ngo itara ry'Uwiteka ryarakaga, ariko wagera mu mirongo yo hepfo ukaza gusanga bavuga Imana ihamagara Samweli, uko baba ngo icyo gihe itara ry'Uwiteka ryari rikiri kwaka, ariko wagera hepfo ugasanga hari igihe ryazimye cyane. Rero nuze kumva avuga ngo abapanekote ngo bagiraga ibintu, hari igihe itara rizima. nawe yari we turi mu gihe se ubizi se ko nibavugirije najya aca ku ruhande, turi mu gihe iryo tara ryazimye. Dushobora gusanga mu gihe nawe ntabwo warazimanitse. Nureba neza mu gishanga, usibye ko habaho kwiyobagiza, ariko ubundi itara ryarazimye hamwe na hamwe, kandi henshi. Ndaguha urugero. Yego. Igihe tunyuzemo ni igihe kitigeze kibaho mu buryo bw'amadini n'amatorero mu Rwanda. Yego pe, ndacyemeye. Urabyemeye? Ni ukuvuga ngo igihe cyose amatorero n'amadini yagiraga ibihe byo kuvugurura isengero, kuzuza ibisabwa, habagamo guhagarika. Yego no mu gihe cya Covid amatorero yarahagaze, ariko ntibyarengeje amezi hagati ya 3 na 2 ngira ngo atatu, kandi nabwo nashaka abandi nabwo barasenze, ahubwo hari icyabaga kigenderwaho, nabwo kandi baravuga bati insengero zimeze gutya mushyiremo intera, mushyiremo amateraniro muyagire nkane, abantu bagasenga. Urabyibutse? Yego. Kandi kiriya cyari igihe rusange, abantu bose isi yose ifite iyo krize. Yego. Krize itari spirituelle, ahubwo ari krize mondiale, ari icyorezo. Sibyo? Yego. Iyo pandemic, sibyo, yagombaga gutuma abantu bagira uwo mwifato. Genda mugisha waba yabyoroheje. Sibyo? Ariko ubu babarira unyumva. Ariko ubu insengero ibihumbi 10 birenga zimaze umwaka urenga zifunze. Nta n'icyizere ahubwo cy'uko zafungura. Impamvu zo urarenga zafunzwe mu kwa 7 mu matariki yenda gushyira mu mpera z'ukwa 7. Hanyuma ubu tugeze mu kwa 8 mu matariki ya mbere. Birumvikana ko umwaka warenze. Wabyumvishe? Yego. None se ntuzi yuko ibintu bya mbere hariho ibintu bibiri, gukosora ibikosana mu bijyanye n'amadini n'amatorero. Kabiri, kuzuza ibisabwa mu nsengero. Gatatu, bakarira bakavuga ngo turababaye. 1,
kuba twarananiwe gukeburwa nijoro leta ikagera aho idukebura harimo uburangare ubu sinigeze mbona itorero tureka tuvuge especially afunguye ngo mbona abantu bavuga bati noneho turi mu gihe cyo gusenga ngo Imana ihonore itorero rikureho igitutsi kuko ubundi itorero buriya leta kugira ngo igere ku rwego ifata icyemezo cyo guhagarika amadini n'amatorero nayo ubwayo irabyivugira ikavuga ati twebwe ubundi tuzi ko ari mwe bantu muri itaramo murika twakagombye kubagisha inama kuko nimwe muvugana n'Imana none bigeze ku rwego twabonye ko mutari muri uwo murongo mwiza ahubwo tuza kubagira inama kandi nabo bafite amatorero babarizwamo barabatijwe abandi barakomezwa cyangwa se barabatizwa abandi barabatizwa baranakomezwa barashyingirwa amasakaramentu yo mu rusengero nabo barayafite biravuze ngo ni kwa kuri ni nko kwikubita ni kuko amadini n'amatorero n'ubundi iyo turi hanze abaturage ababitwa abaturage twagera mu rusengero bakitwa abakristo biravuze ngo aba bantu ni nabo nyine ni bamwe kuba ari bamwe rero ntabwo ritari kubura kubareberera no yari kureka ntabwo ari kubareka twanirebera abaturage ireberera abaturage kandi iyo turi hanze tuba twabaye abaturage ifu ni nanjye nawe turi abaturage turi abenegihugu why not bitagombaga kutureberera ne gucanga dosiye ariko icyo navuga ngiye nkubwiye aka kanya ko uko mbona ibintu byanjye uko mbibona nkubwiye ko itorero riri mu butayu nkubwiye ko itorero riri mu butayu ryanyaryo ecclesias itorero rya Kristo riri mu butayu nkubwiye ko riri mu butayu riri kubabazwa ntabwo naba mbeshye kubera iki mu idini Imana ibona mu itorero cyane ariko mu itorero ntabwo Imana ibona mu idini uvuga ngo umuntu uri mu itorero rya Kristo ntabwo ashobora guhinduka umunyedini ariko umunyedini ashobora umunyedini ashobora kuvamo umunyetorero cyane bitewe n'umuhamagaye cyangwa na Imana yahamagariye n'igihe Yesu avugirije Imana uyu munsi wa none rero uko njye mbigenzura mu jisho ryanjye mu mboni zawe mbona ngewe itorero nyakuri rya Kristo riri mu butayu kubera iki nshingiye ku bintu ngewe aka kanya isi iri gusaba kugira ngo bigaragare ko uri umukozi w'Imana ngashingira n'ibyo Yesu asaba mbona ari ikinyuranyo cy'iby'itorero Yesu ashaka nkahita mbona itorero ritangiye hari igihe numva abantu bavuga ngo itorero ngo rizarenganywa ngo itorero rizanyura mu butayu ngo abanyetorero ngo bazababazwa ngira ngo rimwe na rimwe umuntu abivuga bitewe n'ijisho afite cyangwa n'ari kureba ariko mu kuri duhagaze mu kuri ntiturye indimi ntitujye guca ku ruhande ntabwo ngewe simbibona mbona nk'uko wabivuze uvuze ikintu gikomeye mbona ahubwo abantu twagashyize hamwe tukarira uzi ko abantu bazinutswe Imana abantu bazinutswe Imana abandi bazinukwa gusenga memu n'abahanuzi n'utwo duhanura abantu twabazinuye ubuhanuzi bagenzi bacu bitirirwa izina ry'Uwiteka nasomye ijambo rirambwira mu gihe cya Yeremiya hanura no mu gihe cy'umuhanuzi Ananiya buriya nicyo gihe navuga turimo aka kanya kuko Ananiya yarahanuraga akavuga ati ntabwo muzajya mu bunyage kandi nimunajyayo muzamara umwaka umwe Yeremiya ariko ngewe imbwiye ko ari imyaka 70 muzayimara Ananiya ariko se iyo Mana yakubwiye 70 iciye he yavuze iki imyaka 70 wayumvise kuko abantu bashakaga rya jambo Pawulo yavuze ngo bazigwiriza inyigisho zijyanye n'irari ryabo noneho ngo baziziba amatwi cyo ni icya kabiri ikindi cya gatatu ngo bazifuza kumva ibibanezeza muri icyo gihe nacyo ngo bifuzaga ibibanezeza Yeremiya ati mwakihani ko mbona umwami ateye ava mu majyaruguru akanyaga ibintu byose byo mu nzu y'Imana ngo yanuraga Nebukadinezari avuga ibintu byose Ananiya ati iyo Mana yabikubwiriye abantu nabo ati Ananiya niwe mukozi w'Imana ni ubirimo kuko ari kujyana n'intambara iriho ngewe sinyishinja RGB sinayishinja leta nyishinja twe
Ananiya na Yeremiya nibo bari mu ntambara. Nibo bari mu ntambara. Hariho Yeremiya na Ananiya kandi bose bari kurwanisha izina ry'Uwiteka. Kuko Ananiya araza akavuga ati systeme y'isi tugomba kugendana n'isi ahigeze. Washyira muri analize mu nyirabwenge nk'umuntu wize ureba nayo isigera tugasanga koko niko kuri. Ariko twasoma Korintiyani tugasanga Paulo yaravuze ngo Imana yishimira gukirisha abantu nk'ibipfu by'ibibwiriza. Ngo ubwo bw'Imana ngo nibwo Imana ikirisha abantu. Hari nabwo ubwenge bw'abantu. None nibwo ubwenge bw'abantu. None ubwenge bw'Imana nibwo bupfu kubisi cyane. Nibwo bupfu kubisi. Uretse gato naho ugeze ahantu hakomeye. Uvuze amagambo abiri aremereye. Yego. Uvuze ngo ubu tuvugana ntabwo intambara cyangwa se ibibazo bihari. Ari RGB. Reka hano ubwo ari leta. Aho nanjye turi kumwe. Cyane. Uretse gatoya mugi. N'abantu urahita ubyumva neza. Gereka mubwire rero. Buriya mujye muna bano kuri kamera. Ngewe nza hano nza nemera kujya kuri kamera kuko namaze imyaka myinshi njyanga. Naje niteguye no guterwa amabuye ariko nkavuga ukuri. Bakayantera ariko kuko nta mugaragu utashebuja. Stefano niko byaje. Uye nta mugaragu utashebuja. Niba databuja Yesu baramwisebeze buri bakamwita umukuru w'abadayimoni. Ngewe rero banavuga ikiruta icyo. Tuvike gusa ndi mu murongo w'Imana. Ntagiye kure y'Imana ishaka. Batanduka ni umujura, ni umusambanyi, ni umwibone, ni umutubuzi. Ibintu nk'ibyo nanjye ngasanga bindi ibyo babyita ibiteye isoni. Twigarukire ku ntama yacu rwose tube honest. Mpamvu ya gatatu Yeremiya ngo azamutse avuye gusengeraho ngo yageze mu isoko asanga abantu noneho barimo bakora ibintu bidasanzwe ngo ahita hano urubanuzi bubi kuruta ubwo yahanuye bwose. Ubwo buhanuzi nibwo bwatumye bajya kumufungiranira mu gikari cy'inzu y'imbohe. Aho niho nshaka gusoreza kuri Yeremiya. Ngo amaze gufungirwayo burana mu ry'uburoko. Tubone no kubwira abantu ngo hari igihe uyu murimo tujyana mu bigeragezo biryana. Abantu b'Imana babimenya hari igihe uyu murimo none turebera pastor mu idini. Yego. Ariko Imana ijya ibyemera ko na pastor atagira urusengero. Kandi ko pastor kandi Imana ikamwemera. Ikabyemera. Kubera ko pastor yakodesheje. Si pastor. Systeme scientifique. Si pastor. Yes. Ariko systeme spirituelle ni pasti uri mu muhamagara. Uri mu muhamagara. Noneho Yeremiya ngo ageze aho mu gikari. Ubwo njyanye muri ya ndirimbo ngo Stefano ngo yakubiswe ngarenganywa ngo bamutera amabuye ngo kubw'uwo mwami we akajya bango mani babarire iki cyaha. Ngariko ngo yabo ati mwami we ntubabareho ntubabareho urubanza byibura. Ikiganiro gitangiye guhinduka. Numva nangiye guhindurirwa. Reka ngabanye amagambo kuko naza gufashwa cyane. Komeza kugira ngo kuko nafashwa ngata umurongo. Ariko dukeneye ko n'abantu bakurikirana bakamenya nabo bafashwa. Gusa bakamenya ukuri. Harimo twivugira kuri Ananiya. Naragera kuri Ananiya. Yeremiya rero ngo bamugejeje mu gikari. Yarageze mu isoko no wabigeze. Mu isoko yarahanuye. Hanura ibintu bibi cyane. Yarangije guhanura ba bandi bamuhuguye barimo ba Pashuri n'abandi bamaze kumufata hano bamujyana bati twakubwiye ngo iki ibyo kukubwira ngo noneho ngo harimo inama ntibirimo tugende cyane. Pashuri ari kutuhugura. Pashuri ari guhugura cyane. Kuvuga Yeremiya nturi kuvuga Pashuri uvuga impugura ari guha abantu kandi abantu barazakiriye. Impuguro za Pashuri aho ngaho bamaze imyaka 22 rero uramugeraho akantu ushaka kuvuga nivugiraga ku mpuguro za Pashuri uburyo Pashuri yahaye abakozi b'Imana impuguro noneho mfata Pashuri mu ngikanya na Yezebeli
noneho tugahita tubihuzana habo wari utunze iby'Imana anatunze umwuka w'Imana ariko Yezebeli aramwegera aramubwira ati oya ibi ntabwo bikora. Yezebeli we rero numuvuga ikiganiro kiratinda kuko Yezebeli uyu mwuka wa Pashuri wuzuzanya n'uwa Yezebeli. Nicyo nashaka kubashingira umugore n'umugabo n'umugore n'umugabo. Yezebeli ikosa rya mbere yakoze yarabanje akura abantu ku Mana nyamana ababwira ko afite ubundi buryo bwo gusenga kandi bari ubwo buryo bwihutisha ubutabazi bubageza kuri iyo Mana yabo kandi afite indi Mana itari iyo ngiyo bamenye ahubwo abahindurira strategy zo gusenga iyo Mana kandi ari systeme zo kubakuramo Imana cyane. Yezebeli cya kabiri yakoze icya kabiri yagaburiye abagore n'abakobwa intonorano inyama zaterekejwe ibigirwamana. Muri make yagaburiye abantu ibintu bihumanye kandi umubiri wacu ngo ni insengero za Kristo. Iyo rero umaze kuhumanya mu gishaka uba uvuze ngo mpakanye ko ari urusengero uba wugize ikindi. Icya gatatu yateje abagabo umwuka wo gusambana n'umwana byenda dukurikiranya nabivuze ko ari ibyo kurya byaterekezwa ibigirwamana. Ibyo kurya se tubivane mu nyama. Ijambo ry'Imana rifunguye ryitirirwa Imana reka ari uburozi bwica. Ni ibintu byakiswe ibiryo ariko bitari ibiryo. Inyama nyine ni ijambo ry'Imana ni umutsima ariko atari umutsima butsima ahubwo ari umutsima urimbora abantu. Yababwiraga ko agiye kubaha amafu akabaha amakoro akabaha ibyo bintu kugira ngo bajye gutunga imiryango kubera ko Abisirayeli bari baramwikanzemo ko afite ikibazo noneho bakamuhunga akaza rero ngo mu birori yambaye n'utwenda tugufi ngo tugaragaza amataye ye ngo abagabo bose babaga baje abiki gihe ngo bahavaga barariki ntago kigezweho ubu basigaye babyita nyashi nyashi none babyise nyashi reza none hari n'ibyuma bisigaye bikora nyashi. Reka twikomereze nyine Pashuri na Yezebeli barashyingiranywe none twari twivugira ariko ntabwo mbivuze ko tutagaruka kuri Ananiya na Yeremiya. Yeremiya ndashaka kumuvuga mu gikari. Yego reka tugaruke ko bamujyanye ngo bamushyize mu gikari bamufungira mu mwobo ahantu mbese mu nyumvishirize atabona aragenda ajyamo ngo ndetse aranaharembera kugeza ku rwego ngo n'umwami yaje kumusangamo aramubwira ati ariko bya bintu hanurura cyabirimo. Yeremiya aravuga ati mbirimo iki rwose bintu ni ukuri. Icyo kintu kirakomeye rero Yeremiya yabwiye umwami aramubwira ati biracyari bya bindi kandi uwo mwami yitwaga Sedekiya. Abantu hirya basigaye barahindurije ngavuga ati naje gusanga narayobye timuguro nazakiriye mumfashije nahindura ibintu bira ni ukubera basanze barambaye ibihindurize. Nibyo kandi ni igihe hanyuma ngo arabona barasenga niko karoshaka gusubiza kuri Yeremiya abwira Imana ati waranshutse nanjye nemera gushukika uza kugira ngo newe wenyine na Yohana yarabivuze ni wowe twavuganye cyangwa dutegereze. Na Petero yarabivuze bati tubwire uri Kristo kandi yari yavuze ngo Kristo w'Imana. Arangije rero waranshutse nemera gushukika nanze inama za Pashuri kuko ndusha imbaraga. Imana rero bwamanutse muri Yeremiya 33 were ku murongo wa mbere gatoya aho yamubwiye ngo Yeremiya ntabwo ngende Imana ishukana ahubwo nitwiteka Imana igira ikivuga umuremyi wawe ugira icyo avuga akagikomeza akakirema ngo agira icyo avuga yaba kivuze kidahara akakirema yaba kiremye yasanga gifite kirogoya ngo akanagikomeza aramubwira ati noneho kugira ngo wemere ko mpari ntabazi nanjye ndagutabara mwereke ibikomeye biruhije utamenye. Yamubwira ibikomeye biruhije utamenye yamubwiraga ni ibihe ni byari biri imbere byari bibategereje ariko amaso yabo atabonaga
nyamara Sedekiya yababwiraga ibyiza ntabwo nakubeshye ibintu nakubwiye harimo ibintu bikomeye no kubikora harimo ibintu biruhije kandi wowe utamenya niyo mpamvu abantu bitwa abantu bahamagariwe gukora uyu murimo nibanga hano imbere bazahura n'ibikomeye biruhije kandi batamenya ku rwego bazanibagirwa ko bigeze kwitwa abakozi b'Imana ku rwego isi izabakubita ikabababaza n'Imana ikabakubita ikabababaza. Bibiliya yaranavuze ngo garuka kuri Hanani bubanziriza kwimura wafashijwe ujya ahantu ariko nawe numva agiye ahandi burangize ku kintu kingana no kwiyoberanya no kwiyobagiza kwimura Imana yereka impamvu kutavuga ukuri nk'uko kuri mu mutima wawe kwibagirwa ko Bibiliya utwaye iyi Bibiliya abo turimo ari byo tabaza tugahinduka abo twarimo abo turimo tukabahindura tukabihakana. Ariko uvuze korari Impanda igikono sejemo yaravuze ngo ariko niba twarahinduye gusa aho twahoze uko twahoze ni guhinduke byatuma ririki garukira aho ntabwo muri ibi wabo narabonye ngewe butuyiri kurya abagana nona butuye nibura na butuye ahubwo none baraza kuvuga amagambo akomeye rero ntibayumve nabo bazongera ngo mbwire abana bato ariko nushake ubivuge neza ari kuvuga mu migani butuyu nabonye mu migani ko urumva bwana nukuri kandi butuyu ni ikinyoma kwikarita nakavukire haba ikarita icyo bita butuyu kandi noneho ngo mwikarita ngo biterwa ngo niyatabaye butuyu ngo yarya bwana ngo bitewe nuko butuyu ariyo yatabaye muri iki gihe rero cya none butuyu yaratabaye iri kurya bwana bitewe n'icyo batabaje erega burya butuyu itabara ikarya bwana bitewe n'icyo batabaje hari igihe aba ari insaraba hari igihe aba ari ikebusi hari igihe aba ari ikaro cyangwa ari umutima ariko ikarya bitewe n'iyagize nyamara ariko hari igihe bwana ngigira zirya ngikarya na wayini ikarya na seti na watatu zose ikazirya. Ijambo ryiza mufitiye rero iyo abantu bimuye Imana bakigira ibyigenge abandi bakabimenebere iyo bavuga ngo henebera byenda abana bato bafashe ni igihe umwari cyangwa umwangavu yavaga mu kuba yava mu bwangavu akagira icyo bita agatungura amabere yamara gutungura amabere akayapfundura iyo bavugaga ko yabaye umukobwa nyine ari gukura noneho iyo yageraga igihe cyo gupfundura amabere akabibura akabaho nta mabere agira baravuga ngo ni uguhenebera ni igihe umukristo yageze mu gihe cyo kwera imbuto agakura akava mu by'ubwana ahenebera bikarangira abaye nk'abana bo kwa Rasheli bingwinye badakura. Ijambo ryiza nari ngufitiye Uwiteka yitwa umugenga ko yakorari yo mu Katolika yaremye ngo ni wowe mugenga wanjye Yesu. Imana niyo mugenga wibihe byose wibihe hari yindi korari ngo ibiri ubu nibizaza hanyuma nakizamura ku mwami rero niwe wenyine hanguza amaso ye akiguzimamba tumwihorerera ntabwo korari tuyiririmbamo nitwahiririmba ariko impamvu nashaka kuvuga ngo Imana yitwa umugenga ugenga ibihe ibihe byitwa ibyiza n'ibibi bigengwa n'Imana. Byabembo nifasi yavuze ngo bikwicaza ngo ndagango ngo gicaza umuntu ngo bikagagurutsa n'undi. Umuhinzi naho yaba umuhanga akamenya gufumbira ntiyagira umwero mu gihe Imana yaba yatumye haza udusimba turya ya myaka ye. Hari n'igihe uteramo umuti bikanga hari n'utuza two tukabura
umuti utuvura imyaka ikarika ariko ijuru yitwa umugenga w'ibihe iyo rishyizeho ikirere cyiza n'ahateraga harera bakavuga ngo uyu mwero wabaye mwiza iyi season yabaye nziza abantu rero niba bemera ko Imana ari igenga umwuka bahumeka ari ituma abantu baronka ariyo yitwa provider umugenga w'ibihe bari bakwiye kuyorohaho cyane ibintu byo kuzamura intugu bakabigabanya uyu munsi wa none uretse no kuba twayibizamura y'intugu ngira ngo ahubwo niyo dusigaje kuzajya tubwira ati shaka to gukora ibi ngibi ndabona tugiye kuzajya tuyidirega ibyo igomba gukora ariko tukiri aho ngaho twigarukire kuri Ananiya mwuka wa Ananiya na Yeremiya tugera muri conclusion tuve mu bintu abantu be kwitiranya kandi urumva Sedekiya genda naragera kuri Sedekiya cyangwa nigerere ku mwami uyu mwami aba bantu bose ni abahanuzi Ananiya na Yeremiya ni abahanuzi kandi bose bari guhangana bavuga ati wowe siyo kandi nati ndiyo kandi umwami nawe akeneye kumva ibintu bijyanye n'ibyiyumviro by'icyerekezo ashaka kujyamo n'abaturage nabo bakeneye kumva ibintu bijyanye n'iby'umwami ashaka ndetse n'Imana ishaka bakeneye kumva iby'Imana ishaka kandi umwami ashaka none mu gasongero mu gashorishori mu gace k'abahanuzi Ananiya ari gukora ku mutima w'abantu bagafashwa bakajya mu myuka nimba ari imyuka bakuzura imyuka bakavuga ati kajya mu zindi mbaraga ni wowe wanjye mu mvugo z'igihe nuko nsigaye numva bavuga ati ni wowe wanjye ubundi utu tuntu n'utwo twanjye ibi ni byo byanjye none Yeremiya afite uburenganzira ki bwo guhanura ngo ibi Imana ntibishaka kandi abaturage bari gushyigikira umwami bakavuga ati niko byagenze gusa ikintu cyanteye ubwoba ndi kwibaza kuri Yeremiya natewe ubwoba n'umugabo bita Yosuwa nterwa ubwoba n'umugabo bita Kalebu nterwa ubwoba n'abandi bagabo 10 bavuze ati igihugu twakibonye ibyo Uwiteka yavuze nibyo atari ko muzibukere mwibagirwe abanaki twabonye bakomoka mu bwoko bw'abanaki n'isi y'umwuka mwabiri yabivange ntabwo batuma mukijyamo Yeremiya bati ariko Imana ni donke niyo yaduhamagaye Yosuwa na Kalebu ati dukomeje abana atari ko se wowe na Mose muhora mu biki batangiye gufata Mose batangiye gufata Yosuwa na Kalebu bari kumubwira ati Kalebu na Yosuwa na Mose muhora mu biki abantu mu gihe nk'iki bakunda kumva ukuri bakunda kumva ibibasunika uzi ko bahagurutse ngo bagiye gutera amabuye ngo bwiza bw'Imana kora ijambo rikomeye aranjoma nibyo kuri karanjoma gose ikinyarwanda nta muntu ibibafasha ni ibibashyigikira cyangwa se mu mahano yabo bibageza ibibyorosa ibyabo ibintu bidakora ku byabo ibintu bidakomeretsa twigarukire rero kandi dutange message reka dutange message rero wahoze uvuga reka tube ikibazo si none hiringe urugero ikibazo si leta uko leta nayo ikeneye ijambo ry'Imana ahubwo ikibazo ngiye nabonye na Ananiya na Yeremiya kandi bose bari guhanura urumva leta ntabwo nanjye ndi kumwe nawe aho 100% leta ariko nubwo turi kumwe ngo ndaza nanjye kukwisubira nunyisubira nanjye ndamenya impamvu ariko icyo ushaka kwerekana leta igira amategeko n'amabwiriza n'itegeko nshinga bigenga igihugu kandi abantu bose baba bagomba kujya muri uwo muco bikagenga nicyo bita amadini n'amatorero hanyuma sosiyete yose iriho nayo bikwiye kugira ibintu
kandi ibyo bintu biyigenga byanga bikunda binyura muri RGB kubera ko ntiyakwemerera ibyo bintu bitemewe. None rero uwo muryango wemewe kugira ngo wemerwe nuko RGB bamaze kugenzura igasanga ibintu ukora bitabangamiye amategeko n'amabwiriza muri iki gihe. Ariko arakantu wenda mufashe mubanze mu nyuma pastor ngiye nabonye mu ngaruye ariko ntaragera ku kantu. Niba rero wowe warasabye ugatanga imirongo migari izakugenga yanyuzwa muri machine bakareba bagasanga ntacyo bitwaye gahunda za leta umurongo w'igihugu ainsi de suite, wowe ugahindukira bya bintu byawe wivugiye akaba ari wowe ubirasa ibyinshi uwabiguhaye arabona arasanga mugisha atarabaza ngewe naza gusanga rero mbona abaturage ari Yeremiya bari buze kumureka Ananiya bakamureka ndabona umuryango turi buze kujoininga itorero rigari turi buze kwisanga muri RGB ryo torero mubyeyi none uretse gato rero ndaza none se ko aho rero naye ndakwisubira RGB niryo torero riza kuba rikuru ndakwisubira gute nyine kandi nshaka kukwisubira ku mugaragaro uranyisubira ku mugaragaro impamvu nkwisubira ni RGB ni umubyeyi none se ko none se ayo mategeko niyo abaturage dusigaye dushaka nta niyo dukeneye Yeremiya ntidukeneye kumwumva. Ananiya nawe Ananiya muri iyi generasiyo ntabwo ndi buze kubica ku ruhande urabizi ko ndi umuhungu wawe turaziranye ntabwo ndi buze kubica ku ruhande ko Ananiya ari gufasha RGB gushyira amabwiriza ku murongo mbivuze zikamwa zitanye bimeze neza kandi Yeremiya kandi yari turamwigizayo aho rero niho nashaka kukunganira n'ubundi yatangaje ko nta tegeko igishyiraho cyangwa se biriya bintu by'ubona yasohoye ibiri kumwe n'abaraba bahagarariye amatorero tugomba kuba turi kumwe uhagarariye ADPR uhagarariye itorero runaka uhagarariye idini runaka bose baba bari kumwe nuvuga ngo bajya ntabwo baba kumwe na buri dini yego abari muri like abagize like n'amadini n'amatorero batora nuvuga ngo rero n'abayobozi n'abayobozi bahagarariye abayobora kandi byinshi nibo babyishyiriraho kuko RGB ntiza ngo ivuge ngo izi nyigisho ahubwo abo bashumba nibo bazivuga bakavuga ati batangiye kumenya izi minsi y'imperuka RGB ntabwo yari izizi oye urakoze ujyanye ahantu hakomeye ntabwo yari ibizi urakoze turi gusoza ariko Yeremiya atasiyo tumushyire pembeni kuko Yeremiya ari ku ruhande rw'Imana kandi mu ruhande rw'Imana ntiyakora ibintu kuko twabanje kuzana kondisiyo mu ruhande rw'Imana hakora ikintu kitwa ukuri kuko tujya mu isoko mburamumaro tukaba ba mukristo bamaganya bagahinda gasaza ibyo bose na wa wundi wavuze ati nakurikiranye magurukana nawe mukristo we ntabwo ngewe narinzi ko uru rugendo rubamo iyi mitwaro iremereye none rero nge nyamurya nino nandukanye nawe nubwo twahagurukanye kandi amakuru y'uru rugendo ifobinda ntabwo narinzi kameze gutya none ahangaha ngeze genda wenyine urabizi ko mukristo ngamara kugenda kereke bare ngo yageze imbere gato ngagera imbere gatoya Imana ibefota Imana y'abapentekote itazabasiga ndabivuze nitwa Adrian itazabasiga mu makuba ntabwo idusiga mu makuba Yesu yaravuze ngo simbakuye mu isi ahubwo mbarindiye mu isi warindiremo itazabasiga ngo mukristo ngagera imbere gato ngajye kumva ngo yumva ibihe bidasanzwe ngo yumva imbaraga ngimukuraho umutwaro wari umuremereye uyu mutwaro uremereye abantu b'Imana uyu mutwaro ushaka ko uyu mutwaro turemereye uyu mutwaro udashaka ko tuzaba abakristo tukaba abakristo kugira ngo
duduse n'ahantu twe gusa na Kristo. Mu Kristo ntakwiye kuwinyugushura kugira ngo azumve ijwi ry'amazi asuma ritandukanye n'ayandi majwi yari ari kumva mu isoko muramaro, kuko ngo yitandukanije ngo niko ngo yumvise aravuga ngo iri ni itangiriro muri umunezero wawe, ngaha niho umutwaro wambuye ku bitugu, aravuga ngo ndashima umusaraba, ngo ndaridefoda, ngo ndashima na yamba nziza, ariko ngo cyane cyane idahora ngo umusaraba ntabwo wari uhagije. Kuba Yesu yaradupfiriye ntibihagije, hakwiye no kugira ngo tumuhamye, nibyo bikenewe. Kuba yarapfuye turabizi, no kuba yarazutse turabizi, no kuba azagaruka gutwara itorero, ayo makuru turayazi, ariko ntahagije. Kubera iki? Mu isoko mburamumaro ntiyakora ko Yesu yapfuye, mu isoko mburamumaro ntiyakora ko Yesu yabambwe, ibyo turabizi. Mu byanditswe turabizi, abigisha amategeko turabizi, abakoresha b'ikoro turabizi, abafarisayo turabizi, abasadukayo turabizi ko yapfuye, kandi turabizi ko no ku munsi wa gatatu yazutse. Yanirigeretse intumwa, yigerekana Toma bwa kabiri, aravuga ngo hahirwa abapfa abizera batabonye. Ariko mu Kristo sicyo cyane yarahategeye umutwaro, kuko uyu mutwaro yawikoreye w'agakiza, ariyo sanduku y'amasezerano Imana yikoreza umuntu wo kugira ngo ahamye Imana mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Aravuga ngo cyane cyane iri ni itangiriro, yaradonde umusaraba ntuhagije, yaravuze ngo ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Imva ni ikimenyetso cy'uko Kristo yazutse akajya mu mva, agasohokamo Mariya Magadalena na Mariya wundi n'abandi, bakavuga ngo nta mugogo dusiga ibihumura, umwami Yesu yazutse nk'uko yari yarabivuze, ngo bajya Yerusalemu, aravuga ati mugende mundindire, ariko twari dukwiye za mbaraga yavuze ngo de Saint-Esprit icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera. Ndi gufashwa, kandi Mwongereza aravuze ngo tayi mwiliteri nk'igihe kizatubwira mu ijambo turi gusoza. Reka tujye muri conclusion pastor, ntacyo nongera kuvuga, ndafashijwe. Umva rero ijambo ryiza, tubanze tuvuguruze iki itorero se ryane navuze ko turibuze kuri joining, ntabwo muri bworohe, hari joining icyo navugaga. Niba ko Ananiya yemeranwa n'umwami, kandi amategeko ya Ananiya ari guturuka mu buhanuzi, niba abakozi b'Imana bahamagawe umuhamagaro wo gusoma Bibiliya yera, cyangwa Bibiliya yindi ariko ivuga Imana yera yo mu ijuru. Iyo mvuze Bibiliya yindi nuko ari Bibiliya ntagatifu, Bibiliya jambo ry'Imana, ijambo ry'Imana, Samuel de Jehova, hari n'izindi twita Chiza version, King James n'ibindi. Niba abahamagawe uwo muhamagaro baremeranyijwe, RGB ngo abantu ntibasigishe imperuka, barabeshye, bahita barambika Bibiliya. Baba babeshya gute kandi baratoranijwe? Bikira cyane. Ntabwo navuze ngo ndahinyura RIB, nta nubwo navuze ngo ndahinyura RGB nta kibazo njye nyifite, nta na kimwe. Ahubwo ndimo nibaza ngo ko mwisi uvuga ubutumwa wese uyiyoboka Imana avuga ko mwisi tuzayivamo, n'abandi bandi badasoma Bibiliya yera bayavuga ati mu ijuru tuzajyayo, kandi Imana izatugororera abagore 7 b'amasugi. Imana izatubemera, bemera ko urugendo rw'inaha ruzarangira. Baramutse rero bakoze ikosa ryo gufata iyo cyemezo, baba babaze kuvuga ngo biratwayirambitse, baba rero bavuze ngo ibyo twemeye n'ibinyamo twarabihakanye. Ahubwo hari inyigisho bakwiriye gufokasingaho, arizo za nyigisho na leta yavuze z'ubuyobe. Izo nanjye ndi kumwe nabo kuzirwanya, ariko kubwira abantu ko imperuka izabaho, izo nizo twita ubuyobe, si icyaha, kandi arizo bita ubuyobe. Nta nubwo tuzareka kuyivuga imperuka izabaho, n'ikimenyimenyi cy'uko izabaho
nuko nta muntu uba kwiteka umuntu arapfa burya umuntu akwiye gutegura iherezo rye urugendo rwawe rw'inaha ruzarangira urwego waba urimo rwose ruzarangira ntawe uzatura mu musozi ubuzima buzarangira byanga bikunda kandi ugomba kumenya ko muri wowe indani harimo undi muntu uwo muntu rero azacirwa urubanza ndaguha ikimenyetso cy'uko uwo muntu ariho iyo urya ibyo ni ukuri kandi kutavangiye ntabwo rero nemeranya n'umuntu wayobya umuntu wenda yitwaje ijambo ry'Imana oya inyigisho z'ubuyobe ziveho ariko ntagire n'abantu baza kwangiza iby'Imana bya bindi abarundi bavuze ngo ibyagezwe ibyategetswe hari umurongo w'Imana dufite kandi buryo murongo ngewe w'Imana unaniwe nize ibindi mfite ibindi nize narize imibare na fizike nabaye umwarimu nagenda ngafata ingwa ngasubira gusaba akazi bakama n'ubundi nabikora nta kibazo ariko simbeshyera Imana ntabwo nabitoba niba rero abantu bemera ko turi abantu b'Imana imperuka y'izabo nubwo tuzareka kuyivuga icyo tutazakora urumva ntabwo sinakwitwaza imperuka kugira ngo ngutware ikintu sinakwitwaza imperuka kugira ngo ariko nzakubwira yuko isi urimo uzayivamo cyangwa binoga kandi ntiwabinterera ibuye kuko ikimenyetso na sogokuru wawe cyangwa sogokuruza wenda niba ufite amahirwe sogokuru akaba akiriho nawe yarapfuye na mama we yaba yagiye none se kucyumva ko wowe uzaba ku isi gature iteka nk'umusozi kandi wenda ushobora gusanga hari uwapfushije se hari n'uwapfushije se na nyina hari uwapfushije sekuru hari uwapfushije sekuruza hari uwapfushije na bene nyina cyangwa bene wabo hari uwapfushije n'umugore cyangwa umugabo biravuze ngo rero kuba hari uko uwo wari ukwegereye iruhande yaragiye nawe uzagenda kandi nugenda wa muntu w'imbere uguruka agasimbuka uryamye azajya mu rubanza najya mu rubanza Imana izakubwira ngo igihe nari naraguhaye mu isi ibyo wirengagije nibyo byari kugukiza kuri wirengagije ibyo wahunguraga ngo sinshaka kubyumva nibyo byari birimo amakiriro y'uyu muntu uyu muntu rero waramwishe noneho ngaho sogongera ku byo wakoze niba urimo kubwira abantu ukabakundisha ibyina gute kasoreza ndakunda kubwira abantu ngo Imana itaraza gutwara itorero Kristo ataraza kuduhemba isi nayo buri wese imufitiye akagifti yagiye mutegurira isi nayo izaduha ibyayo mugisha sinzi nimba ari cyo watubaza ubundi twase ijambo rimwe mbere ko atubaza riravuga ngo ibuka ibyo aho wavuye ukaba wihane ni mu byahishwe kabiri ariko rero nutihana ngo nzaza aho uri ure igitereko kitabaza ahandi Yesaya wakabango nzasenya uruzitiro wonwe ni ijambo rivuze ngo bene abo bantu iyo Imana ibaburiye nk'uko bakanga igikurikira ya gifuti ni ugusenya uruzitiro bakona kandi iyo umwaka wonwe urera sawa rero barakosira gutuganya ku musozo ibindi nzabibabaza ubutaha kubera n'umwanya twafashe ntabwo ari mutoya kugira ngo ibyumvikanye n'abantu kandi baba bafite ibitekerezo bigiye bitandukanye niyo mpamvu comment section ibifunguye kugira ngo babidusangize so rero reka mbashimire mwebwe mwaduhuguye nshimire n'abadukurikiranye ubundi mbashishikariza gukora subscribe kugira ngo ubutaha tuzabashe kubana babwire ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe ariko mbere y'ibyo turasenga kugira ngo dusabe Imana tuzongere duhure twishima ari Pastor Senga Mana y'imbaraga Mana y'urukundo Mana y'ubuntu bwinshi haleluya tuganiriye tuganiriye nk'abantu Yesu ushimwe ariko dusengeye umuntu wese uzumva iki kiganiro azafashwe Mana we azaba umwe mu baragwa azaba umwe mu barwanya ishyaka ry'umurimo wawe enorase lona harabiriweza roketola mini pariye manifo azaba umwe mu bantu uzakenyera ugahereza azaba umwe mu bantu batokora igitotsi mu murimo wawe azaba umwe mu bakubahisha azaba umwe mu bakora ibyo ushaka n'ibyo ushima ndagushimiye ku byumvisho byakiriye
umugisha umugaragu watiriye umugisha umugaragu wa mugisha twese uduhere umugisha ko twateranye kandi abera bawe bagubwe neza iki kiganiro kizabubaka mu buryo bw'umwuka bahembuke mu izina rya Yesu amen.